Amakuru dukesha urubuga rwa OMS agaragaza ko abantu babana n'indwara ya diyabete biyongereye bava kuri miliyoni 108 mu mwaka w'1980 bagera kuri miliyoni 422 mu mwaka wa 2014. Indwara ya diyabete kandi mu mwaka wa 2016 yishe abantu babarirwa kuri miliyoni n'ibice 6, bituma ishyirwa ku mwanya wa 7 mu ndwara zishe abantu benshi muri uwo mwaka. Ukimara kumva aya makuru ndakeka kugeza ubwo ugahita utinya iyi ndwara ukavuga uti sinzayirwara. Yewe si wowe gusa, nanjye nuko. Tugiye kuganira ku burwayi bw'indwara ya diyabete. Ubusanzwe iyo abantu bumvishe ijambo diyabete babyumva mu buryo butandukanye. Hari abavuga ko diyabete ari uburwayi buturuka ku isukari nyinshi. Hari n'abumva ko diyabete ari uburwayi bwo kwihagarika cyane buri kanya bidashira. Nibyo tugiye kukuramburira muri iyi video. Nibyo koko habaho amoko abiri ya diyabete. Ubwoko bwa mbere buzwi nka diabetes mellitus cyangwa se diabetes mellitus. Ni ubwoko bukunze kugaragara cyane ku isi, yewe dore ko iyo uvuze diyabete abenshi ni nacyo bahita biyumvira. Ubu bwoko bwa diyabete butuma habaho kwiyongera kw'isukari nyinshi mu maraso, bishobora guturuka ku kuba orugani izwi nka pancreas itabashije gukora umusemburo wa insuline ku kigero gihagije. Ubusanzwe uyu musemburo wa insuline ari usanzwe ufasha mu gukontorora isukari ibiri mu maraso. Bishobora guturuka kandi ku kuba uturemangingo tw'umubiri dusanzwe dukoresha uyu musemburo wa insuline twangirika, bityo tukaba tutagikora neza ngo dukontorore ya sukari twifashishije uyu musemburo wa insuline. Ubundi bwoko bwa diyabete ni ubuzwi nka diabetes insipidus. Ubu bwo ni ubwoko budakunze kugaragara cyane, bugaragara gake. Ubu ni ubwoko bwa diyabete budafite aho buhuriye n'isukari yo mu maraso, kuko bwo burwaye iyi ndwara isukari yo mu maraso iba iri ku kigero gisanzwe. Ahubwo aho bitandukaniye we, impyiko ze ziba zitabasha gukontorora neza amazi yinjira mu mubiri. Ahangaha bishobora guturuka ku kuba umusemburo uzwi nka ADH usanzwe ufasha impyiko mu gukontorora amazi yinjira mu mubiri cyangwa se kuyungurura amazi ari mu mubiri. Uyu musemburo ukaba utari gukorwa ku kigero gihagije. Bishobora no guturuka ku kuba impyiko ubwazo zarangiritse biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye. Impyiko ubusanzwe zisanzwe zikora hagati ya litiro 1 na litiro 3 z'inkari ku munsi ku muntu mukuru. Mu gihe umuntu warwaye iyi ndwara ya diabetes insipidus we impyiko ziba zishobora gukora inkari ziri hejuru ya litiro 3 ku munsi. Bivuze ko amazi menshi yinjira mu mubiri yose yisohokera nk'inkari. Imyunyu ngugu yakabaye mu mubiri yose gasohoka muri izo nkari, biturutse ku kuba za mpyiko zitagira kubasha kuyungurura neza y'amazi ari mu mubiri. Aba barwayi bombi ba diyabete, yaba diabetes mellitus cyangwa se diabetes insipidus, bagira ibimenyetso bahuriraho, ari nabyo bijya bituma abantu bazitiranya. Ariko ibyo bimenyetso akenshi biba byagiye bituruka ku mpamvu zitandukanye. Bombi bashobora guhuza ikimenyetso cy'umunaniro ukabije. Umurwayi wa diabetes insipidus ashobora kugira umunaniro ukabije uturutse ku kuba amazi yamushize mu mubiri ari menshi. Naho umurwayi wa diabetes mellitus we agira umunaniro ukabije uturutse ku kuba isukari yabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se yagabanutse cyane. Aba barwayi bombi kandi
bashobora guhuza ikimenyetso cyo kugira inyota ikabije. Mu gihe umurwayi wa diyabete insipide agira inyota ikabije iturutse ku kuba amazi yagabanutse cyane mu mubiri, bityo akaba ashaka andi mazi yo kugira ngo asimbure ya yandi yatakaye. Naho umurwayi wa diyabete mellitus we akenera amazi menshi mu mubiri mu gihe isukari yabaye nyinshi, agira ngo abone amazi yo kuyidiriwa igabanyuka mu maraso. Ikindi kimenyetso bahuza ni ukugabanyuka ko kureba kw'amaso, iyi bizwi nka blurred vision ugenekereje mu kinyarwanda, hari ababyita kureba ibikezikezi. Aha umurwayi wa diyabete insipide ashobora kureba ibikezikezi biturutse kugabanyuka kw'amazi menshi mu mubiri we. Naho umurwayi wa diyabete mellitus we ashobora kureba ibikezikezi mu gihe ikigero cy'isukari mu maraso cyazamutse cyane cyangwa se n'iyo cyagabanyutse cyane. Reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe, tukwibutsa ko ushobora kudusanga kuri YouTube ndetse na Facebook, hose dukoresha Debate for Health Success.